munyarwanda iri ku isonga. Umunyarwanda wese ibisabo n'ibicuba birabogaboga, amata ntarya ava ku ruhimbi. Bayobozi beza si ukubeshya mwazigi. Nyakubahwa perezida wacu w'u Rwanda, gira amatsiko y'icyo ngiye kukubwira, bigahorana u Rwanda n'abanyarwanda. Abasaza urabahasaza neza, ababyeyi barabyaruka bahera. Nta munyarwanda ukirwara ngo arembere mu rugo, mituweli iwacu iri ku isonga, by'umwihariko mu murenge wacu wa Nyabimata, mu karere ka Nyaruguru. Bayobozi beza si ukubeshya mwazigi. Bwaki iwacu yarahaciwe, uturima tw'igikoni kuri buri munyarwanda turi ku isonga. Waduhaye imihanda myiza, amavuriro n'amashuri hafi, byose n'ikirenge. Ninde udakunda kororoka? Niyavanze ingabo mureba, izarasanaga zigasanga. Niyahagaritse jenoside amaraso ameneka mu Rwanda, hari undi wari kubishobora. Urasaba intwari yabyiyemye. N'indi myaka azatuyobora, n'indi izaza azatuyobora. Ndabwira mwese muri aha, ba meya n'aba gitifu n'izindi nzego z'ubuyobozi, muri abayobozi mpindura amatwara pe. Kera umuturage yashaka umuyobozi bukira atamubonye, umuyobozi yashaka umuturage bukira atamubonye, ariko ubu byarakemutse. Duhurira mu nteko y'abaturage tukavugana ibyubaka igihugu. Nta muturage udafite ikayi y'imihigo, kandi iyo mihigo turayigura pe. By'umwihariko mu murenge wacu wa Nyabimata, nta muturage ufite ubwiherero budafite. Bayobozi beza baba bamereye amashyi. Bayobozi beza muragahora ku isonga, mwaradusobanuriye. Yo ariko mani, indabona umunsi urangiye, indabona ikirere cyijimye. Reka tubike asa n'umurongo, nzagaruka tuwukunde. Yari umuto mu bato, yari umusizi usiga abantu bagasigara basigaye. Yari uwo nyakubahwa Paul Kagame yahawe uburenganzira bwo kwiga. Yaguriye mu kagari ka Kabere, mu murenge wa Nyabimata.